ngwino yewe ngwino ntabwo nzingiye wowe banguka ibintu byose urimo bihagarika uze akomana yanjye umva yatumubari mwajitse niko mwana anko gatinyuka umuntu w'umugabo nkawe nta soni anko ndakubahuka kuri inshuro uri kumva ariko se dani Kimbo Dani bikubite ibigombe Dani reke rutica abantu nasoni abantu b'abagabo ndagira ngo anko wowe niwe mbwira wowe by'umwihariko ndagira ngo mbare gatatu mwasohotse muri runo rugo mugire vuba mwaje gukora iki mbare gatatu mwasohotse muri runo rugo ntibazanagaruka hano Joro ntabwo unyumva ndeba nta kintu wankora Dani nta kintu wankora mbare gatatu mwasohotse inambara itagije meze kuzayitsinda sibyo nta kibazo mugende wowe noneho by'umwihariko wowe yanko wowe niwe mbwira umva rwose ntabwo nitaye kuri we kano kanya hejuru y'ibintu umajije gukora umva nushaka ugenda ubibwire papa njyo nzitaba uri kumva kandi mbare gatatu mwasohotse urandeba iki mbare gatatu mwasohotse nimwe mbwira Dani inambara itagije winumva ko kiwaye sohoka hano ikintu kinumbura Cedric avuga utuntu tw'indimi akamixingamo akantu k'agafaransa n'akongereza cyakoze nanjye ako wakoze mu bakire Cedric yize neza ako natwe reka tujye dushishamo tuvuge indimi kugira ngo azagira icyo adukuraho buriya umuntu yaba umuswa wenda akabonjo yakananirwa Cedric hari ibintu uvuga nanjye nkahita wumva iyo warangije segonderi ubwo nubu uri capable ubu utangiye kudufunga gutya kabisa basengera umeciye ubu batangiye gutuma shaka ubwanjye mwakire byo shiraho nawe ku bwanjye basi babareke bo twikorera nokuri akira dise hano Cedric cheers okay ora yime agatereke tugaciza cyaze reka mbabwiza ukuri buriya uyu munsi nari ngutegereje wari wajya ahantu ugatangira ugakora ariko nyine wumva nta cyizero ufite neza iminsi yawe kwibarira ku ntoki ese bagusinyishije kontra gute bamuhaye promotion ubundi umukire ubu ngubu ahubwo bya bintu byagenda bihindura hari ahantu ngiye kujya nza nikoraho ugiye kubyibuza n'ibindi hari ikibazo se umukire agomba kubigaragaza gusa Dani wowe umukire wagira ntuzigere wiyemera ntuzigere wishyira hejuru ariko Dani ntabwo yiyemera uko bityo kinyamfura nacyo gize kwere aho twabaye uzakomereza aho ngaho oya none reka nkubwire n'ikimenyemenye kugira wumve uburyo ibintu nabyakiriye Cedric kuva uyu munsi message ni yawe ubu ngo umushahara wavuye aha ugeza nubwire muri abo nshuti zanjye rero ndagira ngo mbabwire ko iyi filime umaze kureba ari filime nziza cyane kandi nimba wakuyemo isomo ngira ngo nawe urasubijwe. Ndagusaba rero kubanza ukitegereza ukareba bino bihe uno muhungu arimo aracamo ukamenya ati se bino bintu mu buzima busanzwe ubundi bibaho ukabyiyumvisha. Urabona ko Cedric byatangiye bamukubita bamushimuta kariya gakobwa ngo ni Nuza, uyu mukobwa Nuza amwanga igihozo amwanga cyane bikabije, ariko kubera Imana ubu ngubu basigaye bumvikana nubwo wenda atari cyane asiga akimwita ibintu by'umukozi, ariko nguko kubona basigaye bumvikana. Ariko urabona ko uyu munsi noneho byahinduye isura. Cedric yaje kugenda akundana n'umukobwa noneho bigera kure, ubu ngubu bari basohotse ariko barabakubise cyane, ngira ngo wabibonye. Shalom atashye arakaye. Ikintu wasigara wibaza, Shalom n'uwo mwanzuro agiye gufata kagiye arakaye, kandi si uko Dani yakubise abagabo babiri, ni uko bamwihoreye. None Shalom buriya ntihaba hari ikintu yamukinze agiye gukora kibi? Ariko se we biragenda bite? Cedric ndetse na Lisa na Dani bafite ubwoba yuko bashaka kuzabibwira iwabo bigakara noneho ku rwego byari biriho, cyangwa se Cedric akongera agashimutwa. Ariko Shalom
njyewe uko mbibona ndabona azafata akongera agashimutisha Cedric akamubaza bikomeye, akamubaza bikomeye cyane ku buryo nyine nawe yamubaje amutwara umukunzi, ariko Shalom yabonye ko yari yanze Kamikazi Alicia akamwanga, gusa yaje kumusaba imbabazi biranga. Ndagira ngo rero iyi filime banze ukomeze uyirebe kuri iyi channel, ngiye kuzajya nyishyiraho twumvikanye ko bazajya bama amakuru yose. Ngiye no kubabwira ikibazo gishobora kuba cyavuka, cyangwa se namwe mukaba mwababwira ibintu mubona bitari bizima muri komenti, kuko iyi filime ni nk'aho ari iyanyu, nta bandi yakorewe ni mwebwe. Ikintu muri bukore rero mwebwe muragenda mubabwira ati iki ntabwo gisobanutse mugomba kugihindura. Nk'urugero murabona yuko bakinira mu nzu honyine, mwakababwira ati mwakagiye mwibeta mukajya no ahantu mu kajaride byibura tukabona naho hantu, kuko urana ko bakinira mu nzu. Iburetse gukasaringa rero ino video ubanze umenye se ku musozo bigenzi biti. Njye ndashaka kuzajya nzibaha zose kuri iyi channel, ugukore subscribe, ufungure inzogera, ukore na like ndetse wandike na comment kitari kugenda neza, ukivuga umuntu amenye uburyo yagihindura. Iyi filimi ni imwe bwe yakorewe, nzajya mba amakuru yose ajyanye n'aba bantu mumenye ko byifashe. Ariko ndagira ngo mbabwire ko bano bantu nta kibazo bafite, bameze neza, bagiye kujya babaha filime, ikibazo nikivuka nzababwira, ariko iyi filime imeze neza rwose. Bazagenda mubongeramo n'abandi bantu, mukomeze gukora subscribe kuri iyi channel. Noneho yitwa Bebizo Asiel, ubwo rero muzajya mukomeza mubone filime nyinshi cyane. Rero nimba mubona hari ikidasobanuka, mugomba kwandika muri comment ati iki ngiki ntabwo ari kizima, cyangwa se Cedric bizagenda gutya, ukabyandika uko ubyumva tukamenya se byihagaze gute, abantu bari kuzibona neza, iri kubashimisha. Kora subscribe rero, ufungure inzogera, uzajya uhora uzibona kandi nziza cyane. Ndagira ngo rero mbashimire, mwakoze gufata umwanya wanyu mukayireba. Channel ni iyanyu ndetse byose ni ibyanyu, kandi ndagira ngo mbabwire yuko ku musozo w'iyi filimi bazatanga igihembo. Icyo gihembo rero ntikizagucike, ugomba kuzaba uwa mbere ugitwara. Icyo gihembo rero ibintu kizashingiraho nzakibabwira muri video y'ejo nzakora, mbereka ku kindi gice bagiye kuzakurikizaho. Igihembo bazatanga kirahari, kiriteguwe kandi kizahabwa umufana warebye ino filimi. Hari ibibazo bazagenderaho, ubwo rero ugomba guhora uyireba, ukaza no mu busesenguzi ukareba ati se Bebizo Asiel ni abanga duhishurira. Nzagira utuntu ngenda babwira duke duke kugira ngo muzabashe gukukana igihembo, n'amakuru menshi muzagenda mukenera. Ndagira ngo mbabwire ko muzayabona neza. Bye, mugire ibihe byiza, kandi subscribe ni ingenzi muvandimwe, kugira ngo tuzajya nsohora video ugahita uyibura. Komeza udusapotinge, kandi nawe tuzajya tuguha ibintu byiza mukunzi wacu. Murakoze.